amashyamba abereye gusurwa n'ibirwa n'imigezi mu mirenge ikugize Rutsiro rudatemborwa ku rugamba rw'imigo wanogera nzera zasanga ishyamba rya Mukura rikorora abamukera rugendo tukijeza amadovize uzasanga ishyamba rya Gishwati ntuzifuza guta hakubera ukuntu riteye ubwuzu Rutsiro rudatemborwa ku rugamba rw'imigo. Akarere ka Rutsiro gaherereye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Kimwe n'utundi turere muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda, akarere ka Rutsiro ni katanzwe ku rugamba rwo gukora ku ntego. Kuri ubu akarere ka Rutsiro gafite ibyiza byinshi nyaburanga harimo imisozi myiza, ikiyaga cyiza, parike nziza zikurura ba mukerarugendo. Si ibyo gusa kandi aka karere gafite guest house nziza cyane iri ku rwego rwiza rushimishije ku buryo abagana aka karere badashobora kugira ikibazo cy'amacumbi ndetse n'aho gufatira ifunguro ryiza cyane. Umuyobozi w'aka karere Ayinkamiye Emerance aratangira atubwira intego y'aka karere mu iterambere n'impamvu yatumye bubaka iyi guest house. Murakoze kubaka guest house mu karere ka Rutsiro. Urebye ni hari ibintu nka bitatu by'ingenzi byatumye iki gitekerezo kiza. Aka karere ni akarere k'icyaro katagiraga n'umuhanda mu minsi yashize ku buryo abagenderaga akarere batabonaga aho bacumbika. Ubwo ni mu rwego rwo gufasha abagendera akarere ari abaje mu kazi ariko ari n'abaje mu bukerarugendo kuko na akarere k'icyaro ariko gafite ibyiza nyaburanga byinshi bituma bikurura ba mukerarugendo. Ikindi cya kabiri cyatumye dutekereza kubaka iriya guest house no gutinyura abashoramari kubera ko nyine kuba ari mu cyaro kuhagera byari binagoranye. Hatekerejwe ko akarere dufashe ya mbere tugashyiraho igikorwa remezo gifatika n'abashoramari babona ko bishoboka bakaba batangira kuhashyira ibikorwa remezo kandi koko byatanze umusaruro. Ikindi kuri babandi bagana akarere nk'inama z'abafatanyabikorwa, amahugurwa buri gihe bazikoreraga mu tundi turere ndetse natwe ubwacu ari ukujya Karongi cyangwa se Rubavu cyangwa no mu tundi turere kubera ko nta hantu twari dufite twacumbikira abantu bafite nk'amahugurwa y'icyumweru iminsi 3 cyangwa 4. Ariko ubu ngubu biroroshye dufite uburyo bwo kwakira abantu ari amahugurwa ari inama birashoboka cyane rwose. Ibisubizo byo ni byinshi ngira ngo namwe abanyamakuru mwajyaga mugera hano mukabura aho mucumbika n'abandi bahagenderera. Nko muri iyi minsi twagize n'amahirwe yo kwakira ikipe nini y'abantu bakora filime bahamaze igihe buryo bwo kumenyekanisha akarere kacu ndetse n'igihugu muri rusange. Ni ibisubizo byinshi rero dutangiye kubona kuri iriya nyubako. Twizera ko ari ukumenyekanisha akarere, kumenyekanisha igihugu cyacu n'iyi guest house yacu izabigira mu ruhare. Kugeza ubu amafaranga amaze kwigendaho agera kuri miliyari 1 na miliyoni 700 zirengaho gato, ariko hagati aha turayikodesha. Hari umushoramari wayifashe uyikoreramo hanyuma akajya duha amafaranga buri kwezi. Ntago ari ukuvuga ko aya mafaranga tuzayagaruza mu kwezi kumwe cyangwa amezi 2, ni igihe n'ubundi kirambye ariko kadufasha n'ibibazo bitandukanye twakemura hano mu karere nk'ibyo byo kubicumbira hari naho umuntu yafata ifunguro hahari. Akamaro ko ni kanini cyane. Hari kuba hari abakozi bahakorera yahaye akazi, hari kugura umusaruro kuko ibyinshi bitekwa hariya ari amafunguro hafatirwa ni ibyera hano mu Rutsiro.
bigaragara ko abahinzi nabo bagize amahirwe yo kubona aho bajyana umusaruro utandukanye. Hari n'imisoro rero ndetse ni kode ry'iriya nzu bituma akarere nako karushaho kuzamura amafaranga kiyinjiriza. Ni byinshi no kuba abaturage ba hano nabo babona igikorwa remezo nka kiriya, ntago bumvaga kwicara muri hoteli icyo ari cyo, ariko batangiye kuzamura imyumvire no gusirimuka, akaba yajya hariya nawe gatembera n'umuryango we akabona ko bishoboka kwicara muri hoteli. Urakoze cyane, icyo nicyo nifuzaga gutangariza abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga bajyaga batinya kuza Rutsiro, ntibabona aho bacumbika. Mu minsi yashizeho bavuga ko nta n'umuhanda hameze nabi, ariko Rutsiro iragendwa, mwabyiboneye, ni ahantu heza ho kuruhukira, ni ahantu heza ho gutembera, hari imisozi, hari ibibaya, hari ikivu, hari ishyamba rya Mukura na Gishwati, hari ibintu byinshi nyaburanga bishobora gusurwa kandi bakabona naho bacumbika baruhuka. Aka karere ka Rutsiro gafite amahirwe menshi mu ishoramari nk'imwe mu ntwaro yifashishwa mu iterambere. Umuyobozi wa Guest House Diana Nyiramacibiri iherereye mu karere ka Rutsiro aratangira atubwira imikorere y'iyi Guest House. Amazina yanjye ni Hamudara Marcelin, akaba ari nge General Manager wa Dian Fossey Hotels, akaba ari twe duhagarariye ubuyobozi bwa Dian Fossey Hotels mu karere ka Rutsiro, aho tufite hoteli y'akarere tuhakodesha. Nk'uko musanzwe mubizi, Dian Fossey Hotel ntabwo yaje hano mu Rutsiro ariho igiye gufungura bwa mbere. Dufite uburambe mu kazi, kandi iki gihe tumazemo dukoreramo, abatugana bose bagenda batubwira ko hari icyo babona cyagiye gihinduka mu mitangire serivisi mu Rwanda, yaba abakerarugendo batambuka, kuko urebye niyo hoteli yonyine iri mu karere ka Rutsiro. So numva ari ku burambe no ku bushake dufite, nta cyatubuza gutanga serivisi nziza ituma abakiriya batugana neza. Hari abajya bumva hoteli bakumva ko ari inyubako gusa cyangwa ari abashoramari, ariko burya hoteli ni serivisi dutanga. Dufite serivisi nziza cyane, dufite igikoni kiri ku rwego mpuzamahanga, tukagira n'abakozi babifitemo uburambe, bafite ubushake bwo gutanga serivisi nziza. Ndetse na hoteli ahantu iherereye, iri ni ahantu heza cyane, hafite view y'amazi y'ikivu cyose, ku buryo andi mahoteli adafite iyo view nk'iyo dufite natwe. Hari abajya bumva Rutsiro bakumva ko ari ahantu kure cyane, ari ahantu hatari developed, bakaba bumva ko atari ahantu umuntu ashobora kugenda agiye gutemberera, ariko nkanjye uhamaze igihe, ubwiza buhari nta handi wapfa kubona. Ahantu heza, hari klima nziza cyane, dutanga serivisi nziza cyane, uhageze wese nta n'umwe twumva uhinubira. Si ibyo gusa kandi, kuko n'abakozi bakorera muri Guest House Diana Nyiramacibiri bishimira uburyo bamaje kwiteza imbere babikesha kuba barabonye akazi muri Guest House Diana Nyiramacibiri. Nitwa Mwiza Desange, ni mu karere ka Karongi, murenge wa Rwankuba, kagari ka Nyarusange. Nyiri umushomeri, ntago nabashaga gukora nk'ikintu cyanteza imbere kuko nta mafaranga nari mfite, ntago nari nshoboye kwigura icyo nshaka, icyo nifuza, ariko mbonye akazi nabashije kugera kuri byinshi,
byanejeje imbere, nateje imbere famiye yanjye, mbasha no gukora nk'igikorwa cyo kuba muri koperative. Iyo koperative ikaba itwungura amafaranga, tukaba dufite umushinga wo korora ihene. Naraza muri aka kazi ubuzima bwari bugoye, hanze biba bigoye, ariko nageze muri aka kazi byaramfashije, niteje imbere, mfite umuryango, byamfashije ibintu byinshi cyane. Nitwa Bonane Janvier, nkora reception muri Hotel Diane Fosse. Nyuma yuko mbona aka kazi ubuzima bwarahindutse cyane, nabashije kwiteza imbere, neza umuryango wanjye imbere, amafaranga mpembwa yangiriye akamaro kanini cyane. Ikindi niteje imbere, njya muri koperative, nizigamira 30 buri kwezi, nibura mu mwaka ni intego yuko ngomba kuba mfite nibura 300. Mfasha barumuna banjye, umuryango wanjye wose ndabafasha. Njye nitwa Kagabo Patrick, nkora muri Diane Fosse, ndi umukwizine wabo. Naraza muri aka kazi ubuzima bwari bugoye, kubona akazi biba bigoye cyane, ariko nyimara ukabona niteje imbere. Hari umwana tuvukana ndihira amashuri, ubwo urumva ibintu bigenda bihinduka cyane, ntabwo umeze nk'umuntu udafite akazi. Mu karere ka Rutsiro ni ahantu heza ho gukorera ibikorwa by'ishoramari ndetse no kuhatemberera ukera ijisho ibyiza bitatse aka karere.